nyakubahwa meya uyu munsi twabonye mwakoze inama y'uburezi cyari kigamijwe n'iki? Cyari kigamijwe ni ugutegura itangira ry'amashuri igihembwe cya mbere. Murabizi ko amashuri azatangira itariki 8. Icyari kigamijwe byari ukureba aho tugeze imyiteguro, icyo bisaba hari ukuba hari isuku mu mashuri, harateguwe ibiribwa abanyeshuri bazakoresha bahageze, ariko n'imyiteguro rusange yo kuvuga ngo abanyeshuri nibagera ku ishuri baziga bate. Niyo yari impamvu nyamukuru uyu munsi yo kuganira itangira ry'amashuri, ibisabwa n'aho tugeze, kureba abarangije imyiteguro, abakiri mu myiteguro n'inama twajya. Ikindi wanabaye n'umwanya nanone wo gusubiza amaso inyuma tukareba tuvuye muri performance cyangwa se ibigo by'amashuri byamaze kubona resultat, yaba primaire, yaba secondaire, troncome ndetse n'umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Muri rusange nabyo byabaye ngombwa uko twari kumwe n'abayobozi b'ibigo by'amashuri gusubiramo kureba ese kwishimira niyo nsinzi ko akarere kacu kagize umwanya mwiza, kaje ku mwanya wa mbere mu mitsindishirize y'umwaka wa 6 senior 6, kaza ku mwanya wa 3 mu mitsindishirize ya troncome, ndetse kaza no ku mwanya wa 6 mu mitsindishirize ya primaire. Ibyo rero bifite icyo bivuze, hari ingamba ziba zaragiye zishyirwaho. Kuba rero twabona umusaruro muri byo ni byiza yuko twicara nk'akarere n'abayobozi b'ibigo by'amashuri tugasubiza amaso inyuma tukareba ni izihe ngamba zafashwe zatumye ibyo tubigeraho, ese nta bandi nabo baba batarabigezeho neza, twabafasha iki? Iyo niyo yari impamvu nyamukuru y'iyi nama. Kanya kuba ba mbere ni ibintu mwavuga ko byabatunze, mwakoze iki muvuga mu bizagenda umwanya twabonye? Ntabwo twavuga yenda yuko byatunguranye gusa, hari ingamba zagiye zifatwa kandi izo ngamba zitanga umusaruro. Icya mbere ni uko twavuga ko twashyize imbaraga muri school feeding. Iyi ni gahunda ya leta ariko twayihaye imbaraga mu buryo bwihariye, ku buryo hanongewe aho harimo gukoresha neza ubutaka bw'amashuri kugira ngo abana babashe kubona imboga, babashe kugaburirwa neza ku mashuri. Ikindi hari model guide yakozwe. Mu minsi yashize twaricaye turavuga tuti ese ko hari ibigo by'amashuri bikora neza, hakaba hari n'ibindi biba bitaperforminze neza, abakoze neza abandi babigiraho iki? Bituma noneho tudevelopinga iyi model guide. Iyo model guide yabaga igaragaza icyo umuyobozi w'ishuri akwiye kuba akora, icyo ishuri rikora buri munsi kugira ngo gifashe umwana neza mu myigire no mu mitsindishirize. Iyo model guide yarafashije. Ikindi twakoze ni uko hongeye uburyo bwo gusinya imihigo. Ubuyobozi bw'akarere twasinyaga imihigo hagati y'umuyobozi w'akarere, umuyobozi w'ikigo ndetse n'umuyobozi w'umurenge. Iyo mihigo nayo yabaye igikoresho cyiza cyadufashije gukurikirana iby'ingenzi byagombaga gukorwa ndetse bigerwaho, bituma na ya performance izamuka. Ikindi kiyongeraho ni ukubaza inshingano. Hari aho byagaragaraga yuko hari uburangare bwabaga mu bigo by'amashuri, rimwe na rimwe yenda n'abayobozi b'ibigo by'amashuri ntibakore neza. Kuba harashyizweho uburyo bwa accountability bwo gukurikirana abo bantu, ibyo batakoze neza bakabibazwa, ibyo bagomba kugarura bakabigarura, ndetse no kureba yuko abana bafite environment ifasha imyigire n'imyigishirize kuba yagenda neza. Icyo kintu cyo kubaza inshingano cyane cyane ubuyobozi bw'ibigo bw'amashuri nacyo hari ikintu cyongereye. Ariko noneho no gukorana n'abafatanyabikorwa, turavuga ubuyobozi bw'ibanze, ababyeyi, abafatanyabikorwa bandi, amadini n'amatorero, imiryango ya societe civile, abikorera. Iyo mikoranire no kwingeginga abafatanyabikorwa nabyo aricyo byongereye. Ariko twanavuga noneho peer review. Ni gute ishuri rikora neza rishobora kwigira
ishuri risanzwe ryabonye amanota makeya ni gute ryafashwa kugira ngo ryigire kuri rya rindi ribikora neza. Ikindi ni regular inspections. Hakomeje kubaho gahunda z'akarere kujya kugenzura amashuri, kureba ibyo tuba twemeranijeho mu nama zinyuranye ko byashyizwe mu bikorwa, muri uko gukurikirana bikongerera umuhate n'imbaraga abayobozi b'ibigo by'amashuri kugira ngo babashe kureba yuko ibyo tuba twemeranije byashyizwe mu bikorwa, kandi gushyirwa mu bikorwa egari kuba hari byinshi birimo gukosoka mu mikorere yabo. Rero ingufu ni nyinshi zagiye zishyirwamo, ariko tunashima n'uruhare rw'abafatanyabikorwa ariko n'inzego za leta dusanzwe dufatanya muri aka kazi karebana n'uburezi, uhereye kuri minisiteri, REB, NESA n'abandi. Byose iyo mikoranire hari umusaruro yagiye iduhereza. Ababyeyi baragira bati hari abanyeshuri rimwe na rimwe usanga bake batari benshi batarasubira mu ishuri cyangwa usanga barita, barasaba ko mwafatanya nabo kuko bamaze kuvuga ati twabaye bambere, ariko reka duharanire ko uwo mwanya tugumaho dufatanyije n'abandi bana batari mu ishuri basubire mu ishuri. Ni iki musaba ababyeyi muri iyo mikoranire kugira ngo byibura? Icya mbere ni uko tugiye gutangira amashuri, turasaba umubyeyi wese aho ari kumva yuko umwana we agomba kujya ku ishuri, abifite mu nyungu. Uriya mwana ni ukumufasha, rero tuba twumva yuko n'umubyeyi akwiye kuba byumva ko akwiye kudufasha mu nzira yo gusubiza umwana ku ishuri. Ikindi ni uko natwe nk'inzego z'ubuyobozi dukorana n'inzego nyine zegereye abaturage kugira ngo bariya abana basubire ku mashuri. Ariko icya mbere ni uko dusaba uruhare rw'ababyeyi. Uruhare rw'ababyeyi mu gusubiza abana ku ishuri ni ingenzi, ariko nanone iyo bitanabaye akarere n'inzego gakorana nazo turafatanya b'abana bagasubizwa ku ishuri. Wenda mwatubwira ku kijyanye na karikiramu yahindutse, ibyigire yarahindutse, nta mbogamizi bizabatera kugira ngo mugume kuri uyu mwanya? Nta cyahindutse mu by'ukuri, ibyahindutse birimo biranozwa. Minedike n'ubu ngubu hari inama irimo kuba ihuza ubuyobozi bwa Minisiteri y'Uburezi, hakabaho no kuzanoza ibyo ngibyo bemeranijeho bijyana n'izo mpinduka. Izo mpinduka rero biroroshye yuko zizanashyirwa mu bikorwa, kubera yuko iyo babashije gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryazo nta kibazo kindi twumva kizabamo. Hari ibyumba by'amashuri muteganya kubaka muri iyi ngengo y'imari kugira ngo mugabanye student teacher ratio? Yego, dufite ibyumba by'amashuri bigera ku 10 tuzubaka muri uyu mwaka w'ingengo y'imari, kandi na gahunda izakomeza. Murakoze. Ni kwa Karemangingo Luc, ni umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire ya Gahini mu karere ka Kayonza. Yego, tunejejwe no kubana namwe uyu munsi. Twumvise ko mwari mu nama mwatumiwemo na meya w'akarere ka Kayonza kugira ngo murebe uko byagenze. Ese byagenze bite? Mwebwe se mwabyitwayemo mute? Nibyo koko mu mwanya ushize twari mu nama yahuje abayobozi b'amashuri bose n'abakozi bo mu karere bashinzwe uburezi ndetse n'umuyobozi w'akarere. Inama rero yari igamije kurebera hamwe uburyo amashuri yiteguye gutangira umwaka w'amashuri, ariko ari n'umwanya mwiza wo kureba uburyo umusaruro wabonetse wagenze muri uyu mwaka w'amashuri usoje. Umwanya rero mwiza, abantu ba sharing experiences zitandukanye, kandi mu by'ukuri byabaye byiza kuko twishimiye intsinzi twabonye mu karere ka Kayonza. Ngira ngo mwagiye mubyumva ko twabaye akarere ka mbere katsindishije abanyeshuri neza kandi benshi. Twabyishimiye rero cyane. Twarebeye hamwe ingamba zo gukomereza muri uwo mujyo, kandi tunashima yuko abayobozi b'amashuri batandukanye bagize uruhare mu gutsindisha neza abanyeshuri, ndetse banashimira n'umuyobozi w'akarere. Yego, murakoze cyane. Nk'abantu bo twumvise ko ari mu rwego rw'akarere ka Kayonza, twagiye tureba ko ibigo bikurikirana, ariko mwebwe twabonye nk'aho mufite umwihariko ko muri A-level mwaje muri ku rwego ku mwanya wa mbere. Ese hari inama mwagira abandi benda bishoboka ko nabo baharanira iyo ntsinzi, kuko twese mu gihugu icyo twifuza ni ukubona amashuri cyangwa se uburezi butera imbere? Ese mwatubwira uko mwabyitwayemo, hanyuma mugatanga n'inama mu magambo magufi gusa? Murakoze cyane. Ubundi twebwe ishuri ryacu rya Groupe Scolaire ya Gahini twitwaye neza, byagaragaye. Abanyeshuri bacu babaye aba mbere, ikigo cyacu kibi cya mbere.
nta kindi rero buriya bisaba uretse gushyira umutima ku kazi, gushyira umutima ku kazi ugakora uburyo gakwiye gukora, ndetse burya mu burezi byo ni sayansi, umwana agomba gusubiza ibyo yigishijwe kandi kugira ngo abisubize neza bitsinde nuko babihawe, akabiherwa mu gihe gikwiye kandi akabihabwa neza kandi bigakurikirana uko bikorwa neza. Iwacu rero nuko twabigenje, dufite gahunda twakomeje gusharinga abandi bayobozi bagenzi bacu, cyane cyane ikintu cyitwa gukurikirana abanyeshuri n'abarimu mu myitwarire y'abanyeshuri, ukaganira n'abanyeshuri ukaba umurongo, ukabereka n'impamvu bagomba gutsinda, ukababwira impamvu zitandukanye, ukababwira ibyiza byo gutsinda, ariko noneho imbaraga nyinshi zikajya no mu bayobozi mu barimu babigisha, tugafatanyiriza hamwe, tukajya inama rimwe, tukavuga ngo dufite intego imwe tukayisharinga tukayumvikanaho, hanyuma tugakora rero dutangira umwaka dukora bijyanye na ya ntego twihaye. Ubwo dutangira uyu mwaka urangiye twari twavuze ngo reka dukoreshe imbaraga zacu zose tuzagaragare mu mashuri ya mbere mu gihugu. Ubona rero ko byaduhiriye, nta kindi rero umuntu yavuga ni ukushyira umutima ku kazi, ni ugukora akazi neza, ugakora mu gihe gikwiye, ndetse byaba na ngombwa ubona hari impamvu zatuma umuntu adakora mu gihe gikwiye, nabyo bikaba kuko ni umusanzu umuntu arimo atanga mu kubaka igihugu. Yego, murakoze cyane, turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Mukomereza.